nk'iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi oya akwica mbere yuko ubigeraho rwose abo hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni nk'iyi nyubako kumva ko waza ukayishyira hasi oya akwica mbere yuko ubigeraho rwose abo hari aho bitera isoni njye ntabwo bintera isoni ndakumerera nabi rwose ntabwo n'abo bose ubona birirwa bitaranga hanze hariya hose aho bashaka bavuga ubusa buriya ibyo bafitiye uburenganzira ariko hari umurongo ntarengwa igihe utaragera kuri uwo murongo ndakwihorera ndakwihorera ukajya ukipfusha ubusa ukigira icyo ushaka cyose ukabeshya abo ushaka kubeshya bakunda kubeshywa bakora icyo ushaka cyose rwose ubwo burenganzira burahari ariko igihe utaragera kuri wa murongo ndakwihorera ariko nugeraho ntabwo umenya icyagukubise rwose ndagira ngo munyumve niko bimeze kandi munyumve ngo ndabahamagarira kugira ngo namwe mwiyumve mutyo bahe n'urugero utari muzi mujya mbona mu binyamakuru nkabona mu mateleviziyo abantu begera imipaka yacu bagatukana bakavuga ko mujya mubabona bakajya ku maradiyo bakavuga bagatuka Kagame perezida w'u Rwanda bakamubwira ibyo nta kintu nta gitutsi kibi wantuka gusa kuntuka ngo kimbabaze ndakwihorera ndakwihorera nge nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda ariko ushatse kunkurikirana iwanjye nibyo navugaga kuri ibyo ngibyo there are no two ways about it nabo baza ku mipaka bagakoronga murabizi bagatukana numvise nije amagambo ngo bazotumesa
ariko nabo barabizi. Bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo uba utararengwa ibyo ngibyo. Iyo ugiye kureba ibibazo biri ku isi hose abateye imbere, tugishaka amajyambere, sigaye dusangiye ibibazo. Uko ibihe bigenda niko tubisangira. Ba bandi bari baragabanyije isi n'ibice bikavuga ko bamwe ari intakoreka bagomba kubwira abandi kugenera abandi uko babaho. Ubu dusigaye tubisangiye. Ariko bamwe twarabibonaga biza, ntabwo ari ibintu bije bitunguranye. N'ubundi imibereho y'isi y'abantu, iyo utangiye kubona abantu bamwe batagikandagira hasi, batakiri ku isi, bari hejuru bibwira ko ari bo mana, umenya ko hari ibibazo biriho biza. None byaraje, dusigaye tubisangira. Ubwo turaza no gusangira kubikemura. Ubwo turaza uko ibyo bibazo byiyongera niko buri umwe agenda akenera undi. Ubu natwe hari abadukenera kugira ngo ntabwo bikiri abantu bamwe bakenera abandi gusa, ubu dusigaye turakenerana. Murareba ejo bundi aha nyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo, wenda ndumva ari nko kubiha agaciro, ntari kuba mbiha, ariko kubera kubiganira, kubiha ko bikwiye kumvikana. Iyo ubona nayendeho mbona ubu njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze, narebaga n'ibindi biriho bivugwa. Nayendeho mbwira abantu bacu muri leta n'abandi, narebaga babisubiza, njye nta nubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho. Ubu nibwo bwa mbere bivuze, ariko nkabona n'abantu bacu bamwe oya ntabwo ari twe twabikoze, bahakana. Nibyo, ntabwo ari mu babikoze, ariko ubu ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora. Ahubwo ntabwo nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo, nta diplomasi, ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora. Ni ukuba abantu bashobora kugambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo. All those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu cyitaba u Rwanda rwabagize icyo biratisha. U Rwanda rwabagize icyo baje gutuka, to abuse. Yewe nta diplomasi, nta
batekereza ntabwo ari twemwe. You should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. You should have been the ones to do it. Ntabwo ari Pakistan, ntabwo ari Bangladesh, ntabwo ari umwera uturuza rose wabigukorera, wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. See you. Kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Abantu baza bakica abana muza amagrenade iri baterwa hano mu mujyi, abapolisi barazi bajye gutoragura pieces ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate. Ngo I have to be apologetic about that. Never. Ibindi ni kwirirwa abantu bavuga bacengana. Iyi si tubamo nayo turayizi, ntabwo ikoresha ukuri. Abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya, in defense of their nations, baba bakoze ibiruta biriya 1,000 times. Murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze 1,000. Ntabwo ya tragedy navugaga, ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politike n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide, ntabwo twakwemera ko byongera bikabaho at any cost. Kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa, atari imipanga, amagambo arica. Amagambo ubwayo arica, ururimi rubi rurica. Ururimi rubi, amagambo mabi, ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa, bafata imihoro bagatema.